Vega Gahozo ni umuryango washinzwe n'abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ukaba waragiyeho mu 1995 Jenoside irangiye, ugamije kugira ngo uhurize hamwe abapfakazi ba Jenoside, ubafashe kuva mu bwigunge, ubafashe kwiyubaka, kubera ko Jenoside yari imaze gusenya igihugu, nabo batakaje byinshi, basigaye heru kugira ngo bahurize hamwe bashobore gutangira urugendo rwo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za Jenoside. Ni umuryango rero ukorera mu gihugu hose, aho abapfakazi ba Jenoside bari, ukaba ufite inzego kuva ku gihugu kugera ku rwego rw'umurenge, ukaba warashyizeho ibikorwa bitandukanye bigamije bigendanye n'ibibazo abanyamuryango bafite, bihurizwa biri mu maporogaramu atandukanye yibanda cyane cyane ku buzima bw'abanyamuryango, ku iterambere ryabo, no kurwanya ubukene no kugira ngo bashobore kubaho neza. Ikaba ifite na gahunda zo kubafasha mu by'amategeko n'ubutabera no kubafasha gukurikirana imitungo yabo cyangwa n'ibindi byose babangamiye mu rwego rw'amategeko n'ubutabera. Ukaba kandi unagamije no kwita ku rubyiruko, kwita ku bana ndetse no kubaka umuco w'amahoro mu gihugu. Izo gahunda rero nizo umuryango ukoreramo, ukaba ufite ibikorwa hose abanyamuryango bari, ndetse ukaba ufite n'ibikorwa bidafasha gusa abanyamuryango, bifasha n'abanyarwanda muri rusange. Nko mu rwego rw'ubuzima ifite amavuriro avura abanyamuryango ariko akavura n'abandi banyarwanda, amavuriro 3 harimo clinique ikorera Kigali hano aha twicaye, igamije kuvura abanyamuryango ku buryo bwisumbuye. Hakaba hari n'amasantere de santé akorera Burasirazuba mu karere ka Bugesera n'akarere ka Rwamagana. Umuryango rero ukomeje gukorana n'abanyamuryango ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ugamije nk'uko nabivuze guteza imbere abanyamuryango, kubakura mu bibazo, noneho ukabafasha no kugira ngo bakomeze kwiyubaka, bakomeze guhangana n'ingaruka za Jenoside, bashobore kubaho, barere n'abana basigaranye kandi bafatanye n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Ndumva muri make ndaribyo navuga, ni byinshi umuryango ukora, ariko mu magambo make ni uko nguko umuryango umeze muri make. Ni umufatanyabikorwa IOIF, ni umufatanyabikorwa w'ingenzi cyane. Tumaze n'igihe dukorana, tumaze gukorana ibintu yenda bitari bike. Twaraganiriye, baduhaye n'ibiganiro, abanyamuryango ibiganiro, baje badusanga kandi berekana ko dushobora gukorana byinshi mu rwego cyane cyane rw'ubufatanye, kugira ngo umuryango urebe ukuntu watera imbere n'abanyamuryango bagatera imbere. Tumaze no gusinyana amasezerano agamije kugira ngo dufatanye mu rwego rwo guhugura abanyamuryango no mu rwego rwo kudufasha mu bikorwa by'ubuzima, cyane cyane mu ivuriro dufite, no gufasha urubyiruko muri rusange n'abanyamuryango, kandi by'umwihariko mu rwego rwo guhindura imitekerereze, kuko ni ikintu gikomeye. Twasanze ari ikintu gikomeye tuganira, batubwira ko ari byo bintu bakora cyane cyane no mu bindi bihugu, ariko bakaba baraje no kubikora mu Rwanda, bakaba bagiye no gukorana na Vega. Tugasanga ari ikintu cyiza kinakenewe, kuko mushobora gutegura ibikorwa byinshi, mushobora gukora ibintu byinshi, ariko
bidashingiye ku myumvire ifite ukuntu imeze, ifite umurongo isobanutse, kugira ngo mwumve n'ahantu mujya niyo mpamvu muba mukora ibyo bikorwa mukora. Ni umufatanyabikorwa rero w'ingenzi, tugiye gufatanya ibintu byinshi kuko bifite akamaro, cyane cyane bigera ku banyamuryango ku buryo bwo kubafasha muri ya gahunda navuze, nk'abanyamuryango bariho mu bikorwa byo guhangana iteka n'ingaruka za jenoside no gukora ibikorwa bibateza imbere, bibakura mu bwigunge, bibakura mu ngaruka jenoside yabasigiye. Iyo myumvire rero bazadufasha guhindura irakenewe cyane kugira ngo abantu bakomeze urwo rugendo rwo kwiyubaka. Abanyamuryango n'ubundi baba bari hariya mu gihugu nk'uko nabivuze, mu ntara zitandukanye n'uturere dutandukanye, ariko ibikorwa bakora babifashwamo n'abakozi ba Vega. Uyu muryango rero uzadufasha no guhugura abakozi kugira ngo bashobore gutanga serivisi nziza, haba mu byo bakora, haba mu myumvire y'akazi barimo, ndetse no kubafasha mu kumenya Icyongereza cyane, kuko ni ururimi ruriho rukoreshwa cyane mu gihugu, mu kazi no mu bufatanyabikorwa no mu bindi byinshi. Bazadufasha rero muri ibyo byose, kandi twari tunabikeneye kuko Avega ibyo ikora byose ntabwo ibyigeraho, ntabwo bishobozwa n'abafatanyabikorwa baba barimo. Ni umufatanyabikorwa ugiye kwiyongera ku bandi dufite bagiye badufasha mu bikorwa bitandukanye, ariko navuga ko n'ibikorwa tugiye gufatanya ari ibikorwa by'ingenzi kandi twari dukeneye, bizafasha umuryango gutera imbere no guteza imbere abanyamuryango. Tukaba tunabishimiye cyane, twagiye tuganira kenshi, ariko ubu noneho igihe ni iki, dusinyanye amasezerano, tumaze kuyasinyana amasezerano y'ibikorwa noneho bifatika tugiye gukora. Ubufatanye tugiye gufatanya n'uyu muryango tuzungukiramo byinshi, nk'uko nabikomojeho, wenda nubwo atari cyo ntavuze neza icyo tuzungukiramo. Hari ibyo byo guhugura abanyamuryango. Iteka abantu barakora bakajya mu bikorwa, bakagira imishinga itandukanye bakora bigamije, burya ibintu abantu bose bakora baba bagamije kwiteza imbere, ariko iyo hari ibibazo biza bigahura nawe mu murongo wari urimo, iyo rero hari umuntu uje akongera akakubwira ati mu myumvire, akongera akagusobanurira, akakumvisha ukuntu ibintu urimo, nubwo uhura n'ibibazo, nubwo hari ibintu byinshi byaje kuguhungabanya, ariko ya myumvire yawe igakomeza ikaba mishya, igakomeza ikagira ingufu, ukumva neza ibintu. Cyane cyane ko abanyamuryango bacu ibyo bakora, ibyo Vega yakoraga bishingiye ku kurwanya ingaruka za jenoside rimwe na rimwe zijyana no mu kwiheba. Ni ukuvuga rero ko iyo umuntu yongeye akakugarurira icyo cyizere cyo kubaho, akakongera akakuganiriza, akakubwira ukuntu ugomba kubaho, mu myumvire yawe igahinduka ikaba mishya, ikakongera ikagufasha kugira bwa budaheranwa n'ubundi dushingiyeho, tuba tugenderaho tunagamije guhorana. Ni icyo tubatezeho, kuko wa munyamuryango n'ubundi nahugurwa azongera afata imbaraga. Ni nko gutyaza imikorere n'imyumvire. Nk'uko nabivuze kandi mu kanya, abo bakozi bafasha abanyamuryango muri iryo terambere bakeneye guhugurwa muri byinshi, kugira ngo nabo babe abakozi beza, bashobora gutanga serivisi nziza, bashobora gukomeza gufasha abo banyamuryango, babafashe mu rugendo barimo. No mu ivuriro, kuko ivuriro twarishyizeho kugira ngo rifashe abanyamuryango kugarura mu buzima, bifashe n'abandi banyarwanda barigana. Iyo abakozi bahari n'ibikoresho bihari, bigenda neza, nabyo intego yaryo izagerwaho. Nicyo rero twiteze, nacyo twumva aya masezerano n'ibikorwa tugiye gufatanya bizatugezaho, kandi bikaba byari binakenewe. Ni ibintu biba bikenewe buri gihe.